ya Kigali nijoro. Tubaze yari umukinnyi. Yari umutoza uri. Tubaze yari umukinnyi w'umunyarwanda. Ubu turategereje kugira ngo ayo magare abe yacaho ndetse tubereke update by update uko bihagaze nuko bimeze muri kano kanya. Kwakiriye irushanwa navuga rikomeye cyane kuko abantu mukunda kureba football murabizi ko igikombe cy'isi kiba ari champion ikomeye, nta yindi champion ibiri hejuru y'igikombe cy'isi. Uyu munsi rero birasa nkaho natwe twakiriye igikombe cy'isi ariko cy'amagare. N'ubwa mbere kibereye ku mugabane wa Afrika, ndetse twagiriwe n'amahirwe u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu bagomba kwakira iri rushanwa. Nibyo imyiteguro yatangiye mu gihe navuga umwaka ugitangira, bagenda batunganya, mwaje mubibona amadodani bayakura mu mihanda ahantu bazagenda baca ibintu byinshi cyane, ndetse imyiteguro buri kwezi twagendaga tuyibona. Twageze rero mu gihe cyiza cyo gutangira kubana na bamwe mu banyonzi cyangwa se bamwe mu bakinyi bazahangana muri iyi shampiyona. Nkuko muri kubibona rero ku mugoroba washize nibwo habaye icyitwa press conference, havugiwemo byinshi, aho twamenye umubare w'ibihugu birimo hano. Hari ibihugu bigera ku 110 ngira ngo, abakinyi bakaba bagera kuri 918, harimo abakobwa, abagabo, ndetse harimo ibitsina byombi. Bose bazaba bari guhangana rero muri faze zigiye zitandukanye. By'umwihariko rero uyu munsi ni ku itariki 20 zenda gushyika kuri 21. Ubu turi kubarira ku ntoki kugira ngo turebe uburyohe bw'amagare. Deja abantu benshi batangiye kwishima, muri kubibona ku mihanda hari abantu benshi. Uyu munsi bari mu cyo bita final check, cyangwa se bari mu myitozo ya nyuma ibategurira irushanwa ry'ejo. Aha turi Sonatube rero, ibihugu bisaga 110 bimaze kuducaho, byose biri mu myitozo. Team Rwanda twayibonye, baremeze neza rwose, batambutse n'umutuzo, bameze neza batuje, abaturage dukoma mu mashyi tubereka ko tubashyigikiye. Rero nawe wasigaye mu rugo rero, umunsi w'ejo duhurire Kigali Arena aho bazahagurukira, ndetse bakazenguruka Sonatube Kicukiro, bazamuka bagakatira ruguru hariya, bakamanuka bakaza kurangiriza hitwa KCC. Aho hose muzaze tubane kugira ngo turebe uburyohe bw'umukino, turebe wa mukino bavuga ngo ni urukundo. Ese koko ni urukundo? Yes, nanjye nzaba mpari, nzaba ndi kumwe n'abajene banjye, tuzabagezaho 5 kuri 5 ukuntu shampiyona by'umwihariko imeze cyane. Kubasuhuza abakunzi ba Dr. M Official TV, nizere ko mumeze neza cyane, turabakunda cyane. Nimurebaho hasi mukande subscribe. Uyu munsi tugiye kubagezaho uburyo irushanwa ry'amagare ryifashe. Tukaba turi hano Kicukiro, hafi ya Niboyi cyangwa se Sonatube, akaba ariho irushanwa rigiye guca mu kanya. Riratangira convention, ariko urumva ko ni hafi yaho, byanze bikunze ni iminota mikeya bakaba bahageze. Natwe ubu turategereje kugira ngo ayo magare abe yacaho ndetse tubereke update by update uko bihagaze nuko bimeze muri kano kanya. Ndagira ngo ntukureho urushinge rwawe kuri Dr. M Official TV, urebaho hasi ukande subscribe. Ibindi nakagaruka, kandi nzi neza ko turi buze kubasusurutsa ndetse mukareba uburyo Kigali yacu ihagaze neza, uburyo igiye kwakira igikombe cy'isi yose. Ibi ni ibintu bihambaye, sinzi ukuntu nabivuga, ni ibintu birenze ukwemera, niko nabyita, kuko kwakira igikombe cy'isi mu gihugu cy'u Rwanda ni ibintu byiza cyane, ndetse ni n'ibintu by'agaciro. Nta kindi usibye gukora subscribe aho hasi, ubundi tugakomeza kubana. Aha turi nababwiye ni Kicukiro. Murakoze cyane, turagaruka mu kanya. Ryamagare ateye ubwoba, birakaze ariko ararutanwa. Reba nkura uri uciye ukuntu, reba uyu we none, uyu we ni mubi cyane, uyu bararenze cyane kabisa. Aya magare ntiyanagura miliyoni.
hariyo akantu tunwa indi kugira ngo nakinafashe aba ni abambere kandi buryo buri muntu wese nibatangira kugenda buri muntu wese azajya ajyana n'impuzu buri muntu wese n'imodoka ye imutwaje amagare nkayo Iriza ya magari aya nk'amavitesi ari iryo kubitubwo ni vitesi abahinde ryo riri urageze hano atangira gutembera ryo rikihinde mu gitondo dukomeza no kubaha inzego z'igihugu zishinzwe umutekano muri iyi UCI kugira ngo umukino ugende neza kandi tutazambika icyasha igihugu cy'u Rwanda turushaho gukomeza kubaka bakomeze kutwizera kugira ngo bajye baduha amashampiyona akomeye cyane tuyakire mu Rwanda. Abanyarwanda none ibintu birakaze noneho gufata ifoto byagoranye kabisa sha ni ukuri aya magare umva abantu mutaraza kureba iri rushanwa ry'amagare sha ntacyo muzavuga baba noneho ukuntu bahuriye byiza ntabwo bamukurura neza ni n'imyitozo ya nyuma ejo nibwo shampiyona izatangira bari muri trekking igira inyuma ngira ngo murareba ubwinshi bw'abantu bitabiriye aya magare ni abantu benshi cyane ni urujya n'uruza rw'abantu abanyarwandakazi ngira ngo nizere ko munezerewe cyane ku bw'aya magare kumanuka mu ikorosi bago baritinya Jesus agira bore ya bibiri stable cyane hasi bibiri stable kubera ukuntu bakatarira cross bana
aba ni abanya-South Africa kugira ngo umenye ukuntu abajene baba bari seriye we yaraje byari nko byo kujya kuruhuka n'ibiki akareka mu modoka aze kujya Kigali nijoro Tubaze yari umukinnyi umutoza uri Tubaze yari umukinnyi w'umunyarwanda reka reka ubyibushye kuriya yaba ari kujya uriya ni umunyonzi ese nawe tu n'abasanzwe barigendera nabonaga yicayeho yambaye ariko mayo yambaye mayo ntabwo bapfa kumenya ko atari Fransa bara batipe bambaye ubururu nabaye abambaye babandi bamanutse mu kariya haruguru ariko bivuze cyane atari buno kujya ufata ibyo ufata mbonye ngo nawe Slovakia yambaye ibintu birimo imihondo myinshi n'ubururu Rwanda yaje abiwanje abanyarwanda barabahayipinze da uyu munsi bo barasiganwa n'igihe imyitozo yayo barasiganwa bindi bajye babyihorera ubundi abanyonzi naba abanyarwanda baciyeho bamanuka so baba bavuye i Nyanza bari gukatira i Nyanza akabuno kaba kashyushye muri sasho yabwiye ngo umunyarwanda uzaza hafi amwemereye miliyoni y'amanyarwanda umunyarwanda uzaza hafi amwemereye hafi miliyoni y'amanyarwanda ngo ku mwanya runaka ariko nibyo umunyarwanda aho uzi kugira ngo iri rushanwa ribere mu Rwanda noneho habura umunyarwanda byibura uza mu ba mbere biba bibabaje mu wa mbere biragoye hano u Rwanda ruri kuvuga buti byibuze turangize shampiyona tuyirangize kuko iyi ngiyi hajya habamo n'amajonjora nayo igira amajonjora abase ujyamo kunyonga bikanga uhita usigara ukuntu ibirometero ari byinshi hari ibyaha ya turi hahandi nahoze mbabwira kuva kare turi hano Kicukiro ngira ngo muri kureba uburyo amarushanwa ameze neza nako amarushanwa ntabwo aratangira ahubwo ni nk'imyitozo kuko hari kuba hari abakoci imbere ni ukuvuga ngo hari kugenda igihugu ku gihugu mu kanya mwabonye u Rwanda rucaho haciyeho Sudan, South Africa, hacaho Eritrea, hacaho Liberia, hacaho n'ibihugu byinshi nyine mwagiye mugenda mubona uburyo byagiye bigiye n'Ubufaransa bwaciyeho Netherland n'ahandi so ngira ngo uyu munsi wari umunsi w'itangiriro n'agatangiro ry'amarushanwa ahubwo ni isozwa ry'imyitozo ni imyitozo iri kuba bari kwitoza kugira ngo barebe ko ejo bazakora irushanwa rya nyaryo so
wowe ugumisheho urushinge gusa nzi neza ko uri buze kunezezwa n'ibyo uraba uri kubona. Ngira ngo muri kugenda mubibona uburyo amagare ari kugenda acaho, mubibona kuri screen. Ngira ngo ni ibintu by'umunezero cyane. N'ubwa mbere iri rushanwa ribayeho mu Rwanda, n'ubwa mbere iri rushanwa ry'isi yose ribereye mu Rwanda, kandi turatekereza ko abanyarwanda tugomba no kuzaritwara. Ndabeshya, mujye muri commentaire mumbwire abanyarwanda tugomba gutwara rino rushanwa rwose. Ngewe ndabyizeye nyine nk'umunyarwanda, ni ibintu nizeye cyane, ni ibintu rwose by'agaciro, ni ibintu navuga nyine bizahesha isura yacu ishusho nziza. Isura yacu ikeneye kugira ishusho nziza mu banyamahanga, ku isi hose muri rusange, kuko abantu benshi bazabireba. Nzi neza ko n'iki kiganiro nashyizeho, nzi neza ko kiri buze kugera ku bantu benshi cyane, kuko ibi ni ibintu by'imyidagaduro, ni siporo, kandi abantu benshi nzi neza ko bakunda ikintu cyerekeranye na siporo. Ngira ngo muri kugenda mureba hari n'abazungu bari kugenda bacaho ku ruhande inyuma, nubwo bari muri flu, ariko ngira ngo muri kubareba. So nta kindi navuga, ntabwo ari ngombwa ko nizimba mu magambo. Nagira ngo mbahe update uyu munsi. Ikintu cya mbere nagusaba gukanda subscribe kugira ngo tuzabane mw'iri rushanwa ry'amagare kuva ritangiye kugeza aho rizasoreza. Rizatangira ejo ku itariki 21, rizasoza ku cyumweru, kandi rizasorezwa hariya Convention Center. Hose nzaba mpababereye, mwebwe gusa muzabe muri hafi. Nta kindi navuga usibye kuvuga ngo ciao ciao. Gusa ndashaka gushakira umuturage umwe na twabaze se ubundi bimeze bitewe nyine abafana, kuko hano hari abafana benshi ngira ngo mwagiye mubabona. Ngira ngo tubazemo umuntu umwe, ese arabona bimeze bite? Reka ze tumushake atubwire. Tukaba tubonye umuntu ubizobereyemo, n'umunyamakuru ukomeye cyane. Reka tumubaze ese ubundi byifashe gute hano kuri kino kibuga cyacu hano Kicukiro Sonatibe. Ese iri rushanwa ryifashe gute, bimeze bite? Ndagira ngo duhe update. Murakoze cyane. Reka mbanze mbasuhuze, nkomeze no kwifuriza ibihe byiza nk'abanyarwanda. Tugeze mu gihe cyiza kiryoshye rero cyo kugira ngo twirebere wa mukino wacu bakunze kuvuga ngo ni urukundo, sibyo? Kuko ni umukino uhuza abantu benshi batandukanye. Uyu munsi wa none turishimye cyane nk'abanyarwanda kubera ko twakiriye irushanwa navuga rikomeye cyane, kuko abantu mukunda kureba football murabizi ko igikombe cy'isi kiba ari shampiyona ikomeye, nta yindi shampiyona ibiri hejuru y'igikombe cy'isi. Uyu munsi rero birasa nkaho natwe twakiriye igikombe cy'isi ariko cy'amagare. N'ubwa mbere kibereye ku mugabane wa Afurika, ndetse twagiriwe n'amahirwe u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu bagomba kwakira iri rushanwa. Nibyo imyiteguro yatangiye mu gihe navuga umwaka ugitangira, bagenda batunganya, mwagiye mubibona amadodani bayakura mu mihanda ahantu bazagenda baca ibintu byinshi cyane, ndetse imyiteguro buri kwezi twagendaga tuyibona. Twageze rero mu gihe cyiza cyo gutangira kubana na bamwe mu banyonzi cyangwa se bamwe mu bakinnyi bazahangana muri iyi shampiyona. Nk'uko muri kubibona rero ku mugoroba washize nibwo habaye icyitwa press conference, havugiwemo byinshi, aho twamenye umubare w'ibihugu birimo hano. Hari ibihugu bigera ku 110, ngira ngo abakinnyi bakaba bagera kuri 918, harimo abakobwa, abagabo, ndetse harimo ibitsina byombi. Bose bazaba bari guhangana rero muri faze zigiye zitandukanye. By'umwihariko rero uyu munsi ni ku itariki 20 zenda gushyika kuri 21. Ubu turi kubarira ku ntoki kugira ngo turebe uburyohe bw'amagare. Deja abantu benshi batangiye kwishima, muri kubibona ku mihanda hari abantu benshi. Uyu munsi bari mu cyo bita final check, cyangwa se bari mu myitozo ya nyuma ibategurira irushanwa ry'ejo. Aha turi Sonatibe rero, ibihugu bisaga 110 bimaze kuducaho, byose biri mu myitozo. Team Rwanda twayibonye, baremeze neza rwose, batambutse n'umutuzo, bameze neza batuje, abaturage dukoma mu mashyi tubereka ko tubashyigikiye. Rero nawe wasigaye mu rugo rero, umunsi w'ejo duhurire
Kigali Arena aho bazahagurukira, ndetse bakazenguruka Sonatube Kicukiro bazamuka bagakatira ruguru hariya, bakamanuka bakaza kurangiriza hitwa KCC. Aho hose muzaze tubane kugira ngo turebe uburyohe bw'umukino, turebe wa mukino bavuga ngo ni urukundo, ese koko ni urukundo? Yes, nanjye nzaba mpari, nzaba ndi kumwe n'abajene banjye, tuzabagezaho 5 kuri 5 ukuntu shampiyona by'umwihariko imeze cyane. Ngira ngo rero nibyo naba mbahaye, nizo update naba mbahaye, gusa ntimuze kugira ngo shampiyona yatangiye. Iyi ni imyitozo ya nyuma ibategurira irushanwa ry'ejo mu gitondo. Dukomeza no kubaha inzego z'igihugu zishinzwe umutekano muri iyi UCI kugira ngo umukino ugende neza kandi tutazambika icyasha igihugu cy'u Rwanda. Turushaho gukomeza kubaka, bakomeze kutwizera kugira ngo bajye baduha amashampiyona akomeye cyane tuyakire mu Rwanda. Murakoze cyane. Tarasoza hari ikintu nshaka kongera kukubaza. Nimugwara uri mu press conference y'iri rushanwa niko navuga, ndagira ngo utubwire se nayahe makuru mashya batanze agomba kugenderwaho mw'iri rushanwa. So murabyumva, wenda ndaza kujya ku cyo bita icyo wenda kubijyanye n'umutekano wo mu muhanda, sibyo? Byari turi kumwe na Boniface, niwe wabashije kuduha amakuru yose, atubwira ko byanga bikunda imihanda yateganyijwe, ubuzima bw'abantu burakomeza kugenda nk'uko bwagendaga, ariko hari imihanda yateganyijwe kunyurwamo, ndetse hari n'amasaha yateganyijwe mbere y'uko irushanwa ritangira, abaturage bazajya baba bari kugenda mu mahoro, ndetse badusaba nuko abaturage twarushaho kubaha amabwiriza duhabwa na polisi ihagaze hano ku muhanda. Ikindi ni Minisitiri wa Siporo Neri watangaje ayo makuru yose ajyanye n'ukuntu shampiyona imeze, abayitabiriye, yatangajemo n'ibindi bintu byinshi, ari gusaba abanyarwanda kugira ngo tuzitware neza kugira ngo tutazanduza rya zina ry'igihugu cyacu, sibyo? Ikindi kintu wenda cyavugiwemo ni ikijyanye n'uko bazagenda bakina muri feze zabo, barahagurukira he, bazasoreza hehe, bazahagurukira hehe, kuwa kanaka bizagenda gute, amasaha, ibyo nibyo bintu wenda navuga byagiye bitangazwamo, ariko si n'ubwa mbere abanyarwanda babyumvishe. Nta gishya cyavugiwemo hariya cyane, kwa ruguhura n'itangazamakuru bakariha izo full information kugira ngo tuzinjire mu irushanwa dufite icyo kuvuga ndetse n'icyo gutangaza. Ndagira ngo tubwire, ntabwo watubwiye ariko izina ryawe kandi abanyarwanda bakeneye kukumenya, ndetse utubwiye na channel yawe kugira ngo bagukandire subscribe bagukurikire. Murakoze cyane. Ubundi amazina yanjye nitwa Junior Kai, ariko ayo ni amazina y'akazi, naho amazina niswe n'ababyeyi. Iradukunda Keve Junior. So nkorera kuri channel yitwa Vibes and Talk Live, akaba ari channel y'imyidagaduro ibagezaho amakuru atandukanye yabereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse hari na website yayo yitwa Vibes Talk Live, aho muzajya mukurikirana amakuru yanditse y'ukuntu irushanwa ryagenze. Turi kumwe 5 kwa 5 rero, ugereyo munadushyigikire. Ngira ngo arakoze cyane, tumushimire cyane, tujya gukanda subscribe kuri channel ye. Ni umunyamakuru mwiza cyane, ngira ngo abahaye update zuzuye kurusha nuko ngiye nazibahaye. Ibi ntago ngiye mu binziho, ibyo munziho ni ibintu by'ibiganiro, amakomedi, ibirukundo, so aduhaye update za danje. Ndagira ngo tumushimire cyane, bamwita Junior Kai. By the way, nsanzwe ngukurikirana. Nta kintu navuga usibye kuvuga ngo hasta la vista, ciao ciao, murakoze cyane.